Mwongeye kwirirwa. Uyu ni wa mwanya tumenyereye kuri Mombeshe TV aho tugenda dukurikirana ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato. Uyu mwanya rero tugiye kumva icyigisho cya 10. Ngiyewe muri kumwe nawe nitwa Mwizerwa Jacqueline, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Nge nitwa Edison Ihimbazwe. Reka tunamusabe anadusengere. Reka dusenge. Uhoraho gitare cy'amahanga, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turi hano turi ku isi ifite ibibazo byinshi. Isi yugarijwe n'icyaha, ariko hashimwe wowe kuko waje kugaragaza ubwiza bwawe. Urukundo n'umurava biciye mu mwana wawe Yesu Kristo watanze ngatubere inshungu kandi atwigishe. Twicishije bugufi mu mitima kugira ngo abo tubwira iri jambo umwuka wawe razaribumvishe, gushaka no gushobora kwawe bizabe kubazasobanukirwa neza amabwiriza y'urugamba nk'ikigisho tugiye kubabwira. Ni urugamba rubera mu isanzure hagati y'icyiza n'ikibi. Dufashe imbaga zacu ziburi zawe ziboneke, babyumve kandi umwuka wawe yarabibumvishe, tubyambarije mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko nimaze kubabwira tugiye kwiga icyigisho cya 10, ariko mbere yuko tucyumva ndagira ngo tumanze kugaruka ku cyigisho cya 7 cyavuga ngo ikibazo cy'ikibi. Muri iyi si hari ikibazo cy'ikibi. Ikibazo cy'ikibi, nyuma yuko ikibi kibayeho hari umudendezo wese ubaho wo guhitamo urukundo n'ububasha bw'Imana. Nyuma y'urwo rukundo n'uwo mudendezo wo guhitamo nibwo twese tugira icyo bise intambara ibera mu isanzure ry'ijuru. Umudendezo urabaye, mu isanzure ry'ijuru habaye intambara. Iyo ntambara rero yo ifite amabwiriza agomba gukurikizwa kugira ngo urugamba rubashe kuba rwajya mbere. Iki cyigisho cya 10 rero aricyo kivuga ngo amabwiriza y'urugamba. Urwo rugamba nibwo tugiye kureba, rukaba hariho icyo kwibuka kivuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni binini kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Twayisanga muri Yohana, mu rwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8. Tutiriwe dutinda rero, hano bagiye batwereka ibintu byagiye bibera ku musozi Karumeli, aho hagiye habaho Eliya uburyo yabashije kuba yahangana n'abahanuzi ba Bali. Ariko hano ikintu bakomeje kutwereka nuko igihe abahanuzi ba Bali babaga bari gukoresha birabigirwamana, n'ubundi nta kintu baba bari guhamagara usibye abadayimoni. Tutiriwe twizinga mu magambo rero, reka mbwire mugenzi wanjye atubwire ingingo yo kwa mbere tubwira ngo marayika watindijwe. Ese uwo marayika watindijwe ni muntu ki? Ese ni biki byabaye kugira ngo ibyo bintu bashe kuba byabaho? Urakoze. Mbere kujya ku ngingo yo kwa mbere nk'amasegonda 3 yonyine, ahangaha amabwiriza y'urugamba tubwirwa ni uburyo umuntu agomba kwitwara muri urwo rugamba. Nkuko ibyigisho bitatu byabanjirije ibi wabivuze, ni urugamba ruri hagati ya Kristo na Satani. Urugamba ruri hagati y'icyiza n'ikibi. Urugamba ruri hagati y'umucyo n'umwijima. Urugamba ruri hagati ya Kristo na Satani rero rugira amabwiriza arugenga ku mpande zombi. Ingingo yo kuwa mbere iratubwira ngo marayika watindijwe. Abafite Bibiliya bazasoma ni igitezo tubona muri Daniel igice cya 10 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 14. Ahangaho Daniel yasabiraga ubwoko bwe, yari mu bunyagano, yari mu Bukarudaya, iki gihe hayobaraga umwami bita Kuro. Daniel rero yasabiraga ubwoko bwe agisenga Uwiteka ngo igisubizo cye cyahise kigera mu ijuru. Ariko igitangaje hano ku mabwiriza y'urugamba turi kubona, marayika agombaga kumuzanira igisubizo yatindijwe ibyumweru 3 byose. Sinzi niba uri kubyumva neza. Marayika ugombaga kumuzanira igisubizo cy'uko isengesho rye ryumvishwe, ry'uko ubwoko bwe bwari buri mu bunyagano. Yaratindijwe, atinzwa ibyumweru 3, iminsi 21, atindijwe nuko Satani yari yagiye atsikamira umutima w'umwami Kuro. Umwami Kuro agashaka kumvishwa na marayika w'Uwiteka yuko agomba kurekura Abisirayeli, ariko kubw'abadayimoni bakora urwo rugamba twahoze tubona. Abadayimoni bagafata umutima wa Kuro bakawukomeza, ntibatume Kuro abasha kugenza gute kumva ibyo Uwiteka yamushakagaho. Marayika Gaburiyeli rero yamaze ibyumweru 3 arwana n'ingabo z'umwijima, ashaka kugwabiza imbaraga zabo kugira ngo intekerezo za Kuro zibashe kumva kurekura. Kandi mbere yuko iyo ntambara itangira, Kristo ubwe wohereje uwo mumarayika. Amaze gutinda ibyo byumweru 3, igitangaza gikomeye nuko Kristo ubwe yabonye ko urugamba rukomeye. Marayika Mikaeli ugiranywa na Kristo ubwe niwe waje aza gufasha
Gaburiyeli kugira ngo icyo gisubizo kiboneke. Iby'ijuru ryashoboraga gukora byose rero rikorera ubwoko bw'Imana byararikoze. Amaherezo intsinzi yagezweho, ingabo z'umwanzi zashegeshwe bikomeye ku buryo Kuro yagezaho akava ku izima. Kandi kugira ngo intambara nk'iyo ishyirwe ahagaragara, ntabwo Imana ikoresha imbaraga zayo zose z'umurengera, ahubwo yo kubw'urukundo rwayo umwanzi agomba kubanza guhabwa umudendezo ndetse n'imbaraga zo gukora icyo agomba gukora, hanyuma na nyuma Imana ikiyerekana. Rimwe na rimwe rero gusobanukirwa izo mbibi z'urugamba ntabwo bipfa korohera umuntu, ariko kubw'urukundo rw'Imana n'ubushake, Imana ikorera byose umuntu kugira ngo umuntu abashe kubona ingaruka z'icyiza ziba muri urwo rugamba iyo yisunze Uhoraho. Cyane cyane ko kuva umuntu yacumura hahise hajyaho ikintu twakwita nk'urukuta hagati ye n'Imana. Bityo rero kugira ngo umuntu yongere ashyikire ubwiza bw'Imana, nuko aca bugufi agafashwa na Mwuka Wera, ndetse kubw'imbaraga ya Mwuka Wera ikamubasha kwemera icyaha akabasha guhinduka. Uyu marayika watindijwe rero nicyo kimenyetso cya mbere kigaragaza yuko urugamba rukomeye. Amabwiriza y'urugamba ni ukubaha no kumvira umuyobozi wawe w'urugamba. Murakoze cyane. Ingingo yo kuwa kabiri ivuga ngo ikiyoka kivugwa mu byahishuwe, iki kiyoka n'ubundi ni Satani. Aho ngaho muri iki ingingo bakomeje kutwereka ko Satani afite ubushobozi bwo gukoresha abayobozi b'amadini ndetse n'abayobozi b'inzego zitandukanye mu bya politiki, ariko ibi byose nta yindi mpamvu yabimutiraga n'ubundi kugira ngo gukomeza kugumana bwa butegetsi ndetse no kwigabiza ikiremwa muntu. Ariko nk'uko ingingo yo kwa mbere yatweretse yuko Gabriel yabashe kuba yarwana na Kuro cyangwa se n'abadayimoni, byarangiye Kristo ahabonetse kugira ngo abashe kuba yaba umufasha, abashe kuba yamufasha kurwana urugamba rwatsinda. N'ahangaha rero Satani nubwo nawe agerageza gukora ibyo bintu byose, akagerageza gukoresha abayobozi b'amadini ndetse no mu bya politiki, ariko n'ubundi ijambo ry'Imana ngenda ritwereka ko n'ubundi Satani byarangiye agenze ute azatsindwa. Nubwo Satani ari umurwanyi, ariko si umunesha. Hano mu mabwiriza y'urugamba kuri iyi ngingo ya kabiri ivuga ikiyoka, nk'uko umaze kubivuga, ikiyoka kivuga mu byahishuwe. Iki kiyoka Daniyeli yeretswe ko iki kiyoka hari inyamaswa yavuye mu nyanja, cyayihaye rero ibintu bitatu. Cyayihaye ubutware, kiyiha imbaraga, kiyiha n'intebe. Bivuze ngo icyo kiyoka cyari gihaye inyamaswa yavuye mu nyanja ubwami. Kimaze kuyiha ubwami rero, iyi nyamaswa yavuye mu nyanja iraza ifata isi yose irayisiribanga, ihindura amategeko, ihindura ikiremwa muntu cyose imitekerereze yacyo. Ariko nk'uko wabivuze, amabwiriza y'urugamba tubona Satani n'umurwanya, ariko si iki, si umunesha. Amagambo asoza iyi ngingo gakomeza. Satani azi yuko afite igihe gito, biboneka mu byahishuwe igice cya 11:12, kandi bivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe bigaragaza neza yuko Satani hari imbibi yahawe atagomba kugenza gute, kurenga. Amahezo rero Imana izanesha. Abizera Imana bose twizera ko amaherezo Imana izanesha, kandi ngizanagura amarira yose ku maso yacu, kandi urupfu nizongera kubaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko irya mbere bizabigenza gute, bizaba bishize. Igihe rero tuzizera Imana, amabwiriza y'urugamba tukagendera muri Kristo no mu kuri kwe, nta kabuza tuzanesha. Ingingo kwa gatatu ibyabaye kuri Yobu. Ibyabaye kuri Yobu tusanga mu gitabo cya mbere, mu gice cya mbere cya Yobu, aho batwereka ibintu byabaye kuri Yobu, aho yarimo hagiye habaho ikiganiro kigari hagati ya Kristo na Satani. Yobu yabonetse hagati nk'umuntu bamushyize mu kibuga hagati, ariko ntabwo yari aziri kujya mbere hagati y'Imana na Satani. Ariko nk'uko turi kwiga ikigisho kivuga ngo amabwiriza y'urugamba, ikintu Yobu yagombaga gukora ni ukomeza gukiranuka kwiwe, kuko ari nacyo kintu Imana yatsindishaga Satani imubwira ko se witegereje umugaragu wanjye Yobu, wabonye uburyo cyari umuntu ukiranuka. Ibyo bintu byose kugira ngo urwo rugamba rwa Yobu rubashe kuba rwanesha cyangwa se abashe kuba yarunesha, ni uko yagombaga gukomeza kubaha Imana ndetse no gukurikiza amategeko yayo, agakomeza kuba indahemuka ku Mana nkuko na mbere hose yarasanzwe abikora. Ingingo yo kwa kane ivuga ngo umutware w'isi w'igihe gito. Uwo mutware w'isi ni w'igihe gito. Ingingo yo kwa kabiri aho bagiye twereka ikiyoka kivuga mu byahishuwe, mugenzi wanjye yabigarutseho aho yagaragaje ko Satani afite igihe gitoya. Uyu mutware rero w'isi w'igihe gito nta wundi n'ubundi ni Satani. Reka muhereze umwanya nanone. Kubizera Imana tuzi neza ko Satani asa nkaho ari ugaragara ko ayobora iyi si y'umwijima, ariko muri Yohana igice cya 12:31 ndavuga amasomo abiri kuri iyi ngingo.
Yohana uyu yabanye na Kristo yaravuze ngo ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Bivuze ko nubwo Satani ari umurwanyi ariko atari umuneshi. Kandi nanone yarongera avuga ngo Satani umutware w'iyi si ahabwa imbibi, kuko ubutware bwe ari ubw'igihe gito. Satani ya nubwo ari umurwanyi ariko amabwiriza y'urugamba tubwirwa yuko ibiremwa byose, nubwo umuntu yacumuye bikitirirwa ibyo biremwa byose, ariko hari incungu. Turabwirwa yuko nubwo ari umurwanyi ko atari umuneshi, kuko igihe cye afite hano abizi neza ko ari igihe gito. Ingingo kwa gatanu, imbibi n'amabwiriza. Imbibi n'amabwiriza. Cyigisho tuzikanye ko turi kwiga cyigisho kivuga ngo amabwiriza y'urugamba. None tubonye ingingo itubwira ngo imbibi n'amabwiriza. Ese izo mbibi n'amabwiriza turabihuza gute cyangwa se ni biki? Muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 5 havuga yuko nta kindi kintu gishobora gutuma utsinda Satani, ni ukwiyiriza ubusa no kugenza gute no gusenga. Imbibi rero n'amabwiriza y'urubanza ni iki? Kristo we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kugira ngo ubashe gutsinda urugamba, ibwiriza nuko ugomba kutirwanirira, ahubwo ugasaba Kristo akagenza gute akakurwanirira. Imbibi rero Satani nubwo ari umurwanyi ariko si umuneshi, afite imbibi agomba kugarukiraho. Twebwe rero mu mabwiriza y'urugamba tugomba gusaba uwatsinze akadutsindishiriza, kandi tukibuka yuko nubwo ari umurwanyi ariko atari iki, ni isezerano dufite. Izo nizo mbibi. Mu magambo make y'ibindi byo kwiga no kuzirikanwa kugira ngo dusoze ingingo, ni ingenzi cyane ku bwoko bw'Imana yuko tugomba gusobanukirwa neza ikintu gikomeye, yuko Kristo yatsinze Satani. Niwavuga amen? Kristo yatsinze Satani, kandi duhabwa icyizere yuko uwizera Kristo azamuneshereza nkuko yatsinze urupfu. Amen. Ni ingenzi cyane rwose ko ubwoko bw'Imana busobanukirwa iki kintu kugira ngo bushobore kurokoka imitego ya Satani. Nta kundi kuntu twayitsinda cyangwa se twayirinda, nuko tugomba kwisunga Kristo akaba ari ubasha kuba yadushoboza, ndetse akaba ari ubasha kuba umugenga wacu. Nibyo mbasaranye n'isaba mu izina rya Yesu. Mureke mbere yuko dusoza twinye dusoze n'isengesho, twubahe Imana dusenge. Twongeye gushima none Uwiteka Mana yacu, tugushima ko mwikisha mu gihe byongeye guca mu matwi yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Muri kano kanya turakuraritse mu mirimo yacu cyo kumeze kubana natwe, kandi uko tumaze kwiga icyisho kibango imbibi n'urugamba n'imbibi, ndagusabye Data uduhe gukomeza kukwizera no kukwiringira, kandi ushoboze kuneshereza kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.